Mbanje kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza, mbifuriza amahoro y'Imana, nizere ko mumeze neza, abatameze neza mukomeze mwihangane kuko Uwiteka niwe utubereye maso, ntabwo iminsi yose isa, ntihakagire uguca intege muri ubu buzima kuko Uwiteka niwe uturebera future, niwe uzi ukuntu imbere bimeze, niwe uzi ukuntu imbere ari heza kurusha aho turi. Muri aka kanya rero reka twinjire mu nkuru imaze iminsi ivugwa icicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru yaciye abantu umugongo, ni inkuru abantu bari kwibaza cyane, bari kwibaza se n'ibyo sibyo bimeze bite, ariko aka kanya ndahari kugira ngo ngusangize amakuru mfite kuri iyi nkuru. Hakunze kwiganjamo umukobwa witwa Kwizera Emeline, uzwi nk'umukinnyi wa filime, uzwi ku izina rya Ishanga, niko abantu benshi twamumenye. Ni amashusho y'urukozasoni, amashusho yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse na WhatsApp. Aya mashusho ya Kwizera Emeline yagiye hanze tariki 15 z'ukwa mbere 2025. Guys, ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda kugira ngo umunyarwandakazi nk'uyu ubereye u Rwanda yishyire hanze mu buryo bubi. Ese ibi RIB yaba yabivuzeho iki? Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yabwiye ikinyamakuru igihe.com ko ari byo atari ikinyoma, aya makuru ari impamo, ko bagenzi be 7 batawe muri yombi nk'uko muri gukomeza mubibona ku mashusho. Dr. Thierry yagize ati, nibyo koko twafashe kugeza ubu abantu 9 barimo abakobwa 6 n'abahungu 3 bagaragara muri aya mashusho amaze iminsi asakazwa ku mbuga nkoranyambaga bakora imibonano mpuzabitsina. Bakurikiranweho ibyaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge, gusakaza amashusho y'urukozasoni mu ruhame no gukora ibiteye isoni mu ruhame. Abari gukurikiranwa uko ari 9 bahuriye mu itsinda bise cyangwa ryitwa Rich Gang, ari naryo bifashishaga mu gukwirakwiza ayo mashusho y'urukozasoni. Abari gukurikiranwa uko ari 9 harimo Ishimwe Patrick, ari nawe washinze iyo groupe cyangwa urwo rubuga rwa WhatsApp bahuriyemo bakora ibiteye isoni. Hakaza umukobwa witwa Uwineza Narisani. Umwanya wa 3 haza witwa Gihozo Pascaline. Kundi mwanya hakaza Kwizera Emeline, ari nawe wakunze kugarukwaho cyane. Kundi mwanya hakaza Uwase Sariha. Kundi mwanya hakaza Uwase Beriz. Kundi mwanya hakaza Uwase Shakira. Bose ko bagwiriye ko babaye benshi. Kundi mwanya hakaza Bucyahana David, Banza Julie. Abo bose uko ari 8 bafite imyaka hagati ya 20, baracyari bato nk'uko mubyumva. Baracyari hagati y'imyaka 20 na 28. Ni ukuvuga ngo umuto muri bafite 20, umukuru afite 28. 7 muri abakobwa n'abahungu bakurikiranwe bafunzwe, abandi 2 bakurikiranwe badafunzwe nk'uko ubuyobozi bwabitangaje, by'umwihariko RIB ari nayo igenza ibi byaha. Abakurikiranwe bafungiye kuri sitasiyo zitandukanye za RIB, iya Kicukiro, iya Gikondo, iya Remera, n'iya Kacyiru, n'iya Kimironko, mu gihe dosiye zabo ziri gukurikiranwa ngo zishyikirizwe ubugenzacyaha bagezwe imbere y'urukiko, ubundi urukiko rufata umwanzuro. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, ni ukuri twagwishije ishyano, isi irarangiye, tugomba gusenga pe. Gusa ikintu abantu benshi bakomeje kugarukaho, bakomeje bibaza bavuga ati ese byagendaga gute, se babigenzaga gute kugira ngo amashusho tube tugezeho, tube twayabonye, byagendaga gute? Ni ukuvuga ngo batangaga plot cyangwa gahunda y'aho bari bugiye gutwikira cyangwa gusohokera cyangwa gusangira, bakanywa, abanywa ibiyobyabwenge bakabinywa, ubundi bagakorana imibonano mpuzabitsina. Mu gihe babaga bari gukora imibonano mpuzabitsina, babaga bari kwifata amashusho, icyo twakwita nka porno, kuko yabaga ari amashusho y'ubusambanyi, nuko bakayoherereza abo bagore n'abo bagabo, nuko bayoherereje nawe agasendinga money, agakanda akanyenyeri, mbese bari barabigize nk'akazi. Reka iyi nkuru nyigarukiriza ahangaha, njye mwumvaga banyita Mutoxaline. Reka mfunikira ahangaha iyi nkuru, turagenda tubagezaho amakuru yose uko aragenda atugeraho.
murakagira Imana n'amafaranga. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe cyangwa se abone. Uwiteka abahire, abahereza imigisha, abahezagire, ibyiza byose murabikwiye, mwe mukomeza kubana nanjye kandi mukomeza kunkurikirana uko bwije nuko bukeye. Ciao ciao, we love you so